reka ngusobanurire bro like kurangiza icyo gihe kurangiza secondaire ukajya kwiga no aho wavaga hose kurangiza secondaire ukajya kwiga i Butare bro yabaga ari privilege itabaho man imiryango yaravuga ati umwana wacu Université Nationale it was byabaga ari ishema ataraza yuara mugane wa the pro it was like kujya kwiga i Butare tu actually tu Université y'i Butare tu haturutse havuye abantu benshi bakomeye mu gihugu cyangwa se like abantu barenze yari privilege it was a privilege abantu bose bifuzaga kujya kwiga i Butare no so kuba aba grand frère barahabonye tu so like nuko kuba ari abahanga man like as calculations twari abahanga tu everybody knows that shit everybody knows that shit you know ahubwo ikintu ushaka kubaza uyu muvandimwe wanjye urumva like nk'ubu kuba bira byose byarabaye ibyo twatuma turaganira ayo mateka yose tu ubu ubona yaratumye uba umu artist uri sharp cyangwa ubona byaragusubije inyuma like histoire yacu yose histoire yacu ibintu byose twaciyemo tu as a group ubona nyine byaratumye uba sharp cyangwa ubona byaragusubije inyuma tu everything we went through ukuvuga ngo ntabwo byansubije inyuma habe na gato ntabwo byansubije inyuma kandi byatumye naniga ibindi bintu byinshi umva twagize igihe cyo gukorana noneho tujyana n'igihe umuntu atangiye gukora bakumva prime ari gukora ku giti cye byatari nuko tari turi hano abantu bamwe bakanabyumva nabi like se mwana mwaratandukanye ntabwo mugikorana ntabwo mugikorana mamutubeshya n'injuga zanyu ariko mu by'ukuri se turi kuganira hano byatumye haba growth individually urakoze cyane noneho kandi na kwa kundi n'ubushuti bwacu burushaho gukomera kuko amagambo yavuzwe hanze byari gutuma dutandukana biri easily abantu bari yoza n'antour yacu bakubwira ngo Primus gakora wenyine yakoze ugasigaye arenze kukurusha cyangwa hari amagroup amwe namwe atandukana gutyo bagasanga abantu ariko twebwe ahubwo kwa kundi twahanye ama distance friendship yacu nibwo yabwo yakomeye byataye turacyari kumwe man fam prime YT still like ikibazo cye ukimusubije ku bundi buryo ariko wakimusubije cause it made you guys ku giti cye nawe yabivuze kuko mugiye nibwo yatangiye nawe ko avuga ati yo I gotta go in this booth by myself ntabwo mfite n'iki bituma nyine navuga ati yo I can prove myself that I can do this ako ikintu kindi kimwe cyabayeho nuko hari akantu katudindijeho kuriya gutandukana umuvuduko twari dufite ntabwo ariwo twahise byagombaga kuba men biraba iyo hari kuzamuka isije witegura no ku ubyiteguye ko bihari tuyo uzamuka haba hari slope aho ngaho imbere hafi aho ngaho ahubwo ikintu bigusigira ikibazo ni ikintu kimwe kiba gitandukanye ni iki ngemba numva tu let me tell you ni secondaire biba bitandukanye na university nimo umuhungu wanjye agiye i Butare ari bwimenyererasiyo n'iki twavugaga urumva ari bwimenyererasiyo byo kuba umupapa no kuba umusore prime asigara cyari muri secondaire kaunga kushira hari n'iki
ariko Monkey we aravuga ati reka shara no kwimenya utakwimenya nyine bikakureba tu biratandukanye lifestyle bitandukanye noneho delivery nayo ugomba gutandukana ni outcome igomba kuza igeze gute itandukanye subize hip hop ko kenshi tukora ku bintu turi kubamo hip hop dukora ibintu turi kubamo actually ikindi kintu nubwo twabaga turi group ariko nabaga iyo inkwiyo twabaga turi muri stu nashaka kugira ngo mbemeze tu ko babimeze ariko like nubwo turi group urumva buri gihe naharanira kugira ngo ngire verse irusha white cyangwa irusha fan always like nubwo twabaga turi group ariko twabaga turi competitive you understand kandi fresh kandi muri hood aribyo bari kuvuga kugeza na n'uyu munsi iyo turimo turakora kugeza na n'ubu ngubu mba nshaka buri gihe nshaka kugira ngo mukome tu nese umaze kumukoma nk'inshuro zingahe buri gihe zose no skinny kintu buri gihe mba numva yankomye zose like it's I like that energy it's very competitive which is great you understand nanjye ariko niyo esprit iyo ngiye muri sinzi ngo cypher sinzi ngo all star mba nshaka kuza abana mfite urabizi ariko nawe Young Simba urabizi ko buri gihe nyine ubuye ushaka kuza on top biragoye guza ukurikiye White Monkey kuri verse cyangwa biragoye ariko hari ikintu birashoboka ari ikintu ashaka kungamo nk'ibyo ngibyo yenda bya competition pe nibyo ariko iyo mugenda mukura mu bintu bijyanye no gukora indirimbo no kwandika indirimbo hazamo ikintu kitari cyo gukompeta ahubwo kikazamo ikintu cyo kuzuzanya ukavuga ati indirimbo imeze gutya ikeneye iki ngiki n'iki uyu nguyu yakoze ibi ngibi njyewe icyo nkeneye ni gukora ibi ngibi bisa nkaho ari nko kubaka ni ukuvuga ngo we yubatse hari ahantu yagejeje ukabona ko hasigaye akantu gatoya ko kuzuza ntabwo uri bugende ngo njyewe nze nanone nongere ngo nubake ndaza nje complete nka example ihari indirimbo yitwa nge na hip hop narakoze prime nakoranye na Kina Beats Prime araza yongeramo akaboro gatoya byataye ntabwo byashatse ko ashyiramo ya verse yose yo kuza kugira gute yo kuza kunkoma like yaje yuzuza urumva ubwo hari akaboro ari ibyo bintu bigiye hari boro yitwa Kina Prime. Where is your ball? Let's talk about Kina Prime. Where is your ball? That's a legend that I go. Yeah. Skundira ball irenze se kukira n'ubwo. Your ball and not like No, I think ikibazo kimwe ni kimwe ngiye kubaza. Okay, araza kubituganiriza. Atubwira. Ako iriya ball ishobora kuba yarabarenze follow up ya ikabagora. Kina Prime. Kuko abantu bashobora kuba barabasabye nabo bashobora kuba barajya nko muri studio ariko ngiye bari kubivuga nk'umufana bakajya nko muri studio bakarecording ariko bakavuga ati nago Kina Prime made noise kuri street ariko reka tubitubwireho mera aritubwira Kina Prime kwivugira nk'umufana banyane kureba nkavuga ati abajama bashobora kuba barakoze Kina Prime ya mbere ariko ya kabiri bareba bakavuga ati araturabura reka turabure ko Kina Prime iraboro ku giti cyanjye irarenze hari n'indi album yarafite mbere yaho A Thousand Hill Prodigy ako kuri njyewe ku ruhande rwanjye Kina Prime niyo boro ya Prime ariko tureba se arabivugaho se yarabivuga arabituga tubifite amatsiko ya hatari buriya ntajye politike byatari uramubaza uko natangiye kwiga rero
turabure urakoze kuma ijambo umva se 1000 Hills Prodigy iri album ntabwo ngiye nyikunda. okay nawe uri kuri Kina Prime. No, ntabwo bigereranywa. Kina Prime iri Ego. 1000 Hills Prodigy. 1000 Hills Prodigy ni album yanjye.